bo nta nubwo noneho imirambo yigeze igaragara bisa amasegonda 5 kugira ngo uruhu rwe rwamushizeho yabaye nk'ibuye. Iyi ni nayo mpamvu hitwa ku marembo y'ikuzimu, ndetse kimwe muri iri shyamba ukoze cyangwa kikagukoraho umara bukwiruka mugatangira kugiserera maze ko kanyu gahita upfa. Buri mwaka basaga 600,000 mu isi yose baburirwa irengero ntihamenyekana amahitire yabo, ndetse n'imiri yabo ntigaragara kugira ngo amenye aho yarengeye niba bapfuye. Ibyo rero bikaba amayobera. Ku isi yose igice kingana 23% n'ubutaka butagerwaho n'abantu ku buryo bwa buri munsi, ahubwo ahenshi muri ho ntihagire umuntu n'umwe uhakandagira. Niba hari ikintu gikunzwe cyambere mu isi no gutembera, ndetse ko gutembera kukaba ari ikintu kimwe kinyize amafaranga y'amamiliyari menshi y'amadolari biciye muri uko gutembera, cyangwa se abenshi bita ubukerarugendo. Gusa ibitangaje nuko hari ibice bimwe na bimwe mu isi biteye amabengeza ndetse byaba by'igikundo ku bantu bakunda gutembera, ariko nta muntu n'umwe ushobora kuhakandagiza ikirenge. Gusa nubwo hari ababirengaho, iyo babirenzeho barapfa. Ariko se waba uzi ko hari ahantu mu isi hateye ubwoba ndetse uhageze wese ahita aburirwa irengero, cyangwa se akapfira kihagera gusa? Ndakurakira kubana na Adidusi Rwanda muri Jungle Time. Sindi umukerarugendo ariko nkunda kumenya ibintu bishya, niyo mpamvu nkuraki kubana nanjye muri kiganiro ngutembereza ahantu hambere mu isi hagera ku 8 hateye ubwoba kurusha ahandi. Ndetse ibitangaje nuko n'ibihugu aho hantu hagiye habarizwa nta kintu bashobora kubikoraho uretse kubura abantu kutahagera. Ubwo birenzeho nyine ibyo bakoze ni nk'ubwiyahuse. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Adidusi Rwanda, ibuka gukana subscribe kugira ngo ibyiza byose binyura kuri umuyoboro bizajye bikugeraho umunsi ku munsi. Welcome in Jungle Time. Ikirwa cy'ibiyoka cyangwa se Snake Island muri Brazil kibarizwa ku kilometero 150 uvuye Sao Paulo aho ngaho muri Brazil. Bikaba bizwi neza ko mu gihugu cya Brazil ntahandi hantu hateye ubwoba nk'aha kuri Snake Island. Iki kirwa kikaba cyuzuye ibiyoka byo mu bwoko bwa vipers, golden hair snake cyangwa se ibiyoka bya vipers cyangwa se by'inziramire. Ibiyoka bikaba bigira umumaro butavurwa kandi bikabiza mu biyoka biteye ubwoba mu isi nzima. Ibyo bigatuma nta muntu n'umwe wemerewe kuhagira nubwo ari ikirwa cyiza, ndetse n'izo nzoka zifite amabara meza ku buryo kuzireba biba ari byiza ku bakerarugendo. Ariko kandi ni nyinshi cyane ku buryo aho wakandagiza ikirenge cyose kuri kirwa zita zikwakira ndetse ziba zikwiteguye. Mwaka w'1929 umugabo yagiye kuri iki kirwa. Uyu mugabo rero akigera kuri iki kirwa yahise aburirwa irengero. Nyuma y'icyumweru kimwe baramushakishe baramubura, ndetse kajugujugu yanyuze hejuru y'iki kirwa yaje gufata amashusho bamusanga ari mu muvu w'amaraso. Byagaragaye ko abantu yari hapfira urupfu rubi cyane. Nyuma y'imyaka 3 gusa abandi bagera kuri 72 baburiye kuri icyo kirwa nabo baburirwa irengero. Bikavuga ko rero bari bagiye kureba ibintu biri kuri icyo kirwa, bishoboka ko bamizwe n'ibyo biyoka bidasanzwe byo kuri Snake Island. Ababo nta nubwo imirambo yabo yigeze igaragara. Aha ni kuri Sinabag volcano ngo mu gihugu cya Indonesia. Iki ni ikirunga cy'amayobera kiri muri gihugu cya Indonesia kishe benshi kubera gutura hafi yacyo, aho gitandukaniye n'ibindi birunga byo bigaragaza ibimenyetso mbere yo kuruka ku buryo wenda umuntu yanahunga aho hantu. Gusa cyo nta kimenyetso na kimwe kijye kigaragaza iyo kigiye kuruka, gihita kiruka ako kanya. Mana we, igiteye ubwoba kurusha ibindi nuko iki kirunga cya Sinabag iyo cyarutse kizamura ibyuka bihumanya mu kirere kiri hafi aho ngaho kugira bari muri metero zirenga 500 bagerwaho ingaruka n'iruka ry'icyo kirunga, ndetse bamwe na bamwe bakahaburira ubuzima. Si ibyo gusa by'ibyo byuka bihumanya, ahubwo kino kirunga iyo kirutse kizamura n'ibibuye binini cyane bikagira muri za metero zirenga 500 ku buryo icyo kiguhe cyose cyangirika. Aha ndavuga amazu, abantu, inyamaswa ndetse n'ibindi byinshi. Muri 2010 kino kirunga cyararutse abantu basaga 1000 barapfa, abandi barenga 15 barakomereka. Ndetse mu mwaka wa 2020 leta ya Indonesia yimwe abantu bose bari hafi y'icyo kirwa kugira ngo atazagira wongere kugirwa ingaruka ry'iruka ry'icyo kirunga mu gihe cyaba cyongeye kuruka. Ako kanya yahise hafatwa n'ingamba z'uko nta muntu uzongera gusura icyo kirunga. Aha ni muri Death Valley cyangwa se igikombe cy'urupfu aho ngaho muri California. Abashakashatsi bose basanze ahantu ariho hambere hashyuha mu isi, hashobora gushyuha kugera kuri degrees Celsius 57.6. Buno bushyuhe bukaba bufite ubushobozi bwo kwica inyamaswa iyo ari yo yose ndetse n'ikiremwa muntu kiri aho hafi. Iki kibaya cyatangiye kwitwa ikibaya cy'urupfu mu mwaka w'1949 ubwo itsinda ry'abanyaburayi ryari ryaherekeje rijya kuhakora ubushakashatsi ndetse no kuhacukura zahabu. Uzi cyabaye nuko muri bose nta n'umwe abashe kugaruka ndetse ngo abashe kuva muri icyo kibaya, bose baburiye irengero. Gusa nyuma yaho muri iki kibaya hapfira abandi
abantu benshi cyane. Ibaze ko guhera mu mwaka wa 2022 kugera muri 2024 hamaze gupfira abandi bantu barenga 68. Nyamara ntako leta ya United States of America ibitagize mu kuburira abantu ndetse no gushyira ibyapa hirya no hino bibuza abantu kujya muri iki kibaya. Ngayo ngo ibyo muri icyo kibaya ubwo nayo nujya kuhasura uzaye witeguye bihagije kutazagaruka. Ikiyaga cya Netrone kibarizwa hano muri Tanzania. Witegereje amazi yacyo abasa n'ibara ry'umutuku. Waruzi ko ugerageje koga muri kiyaga wese bisaba amasegonda 5 kugira ngo ruba rwamushizeho ndetse aba yabaye nk'ibuye. Iki kiyaga cyabaye hamayobera ndetse abashakashatsi bagaragaje ko kiramo ibinyabutabire byinshi bitandukanye ndetse n'umunyu mwinshi cyane ndetse na acide nyinshi z'amoko menshi. Ibi bituma ikinyabuzima cyose kihacaracaye kihaburira ubuzima. Witegereje neza hafi iki kiyaga cya Netrone hari ibinyabuzima byinshi byahabereye nk'ibibumbano, harimo nk'inyoni ndetse n'izindi nyamaswa z'amoko menshi atandukanye. Ibyagiye bihanyura biri guhiga bigahita bihinduka nk'ibibumbano kubera ibyo binyabutabire. Amazi y'iki kiyaga reka afite ubushobozi bwo kwica amaso y'ikinyabuzima icyo aricyo cyose mbere yuko gishobora no kuba cyanapfa. Abashakashatsi bakavuga ko bino binyabutabire biba muri iki kiyaga bishobora kuba byarakomotse ku iruka ry'ikirunga cya Donyo aho hirya muri Tanzania gikunda kuruka gituranye n'iki kiyaga. Rero bisaba ko kugira ngo usure kino kiyaga wifashishije akajugujugu gusa kuko ubashe guhita hafi cyangwa se ku nkengero z'iki kiyaga byonyine bihagije kugira ngo uhite uhaburira ubuzima, ndetse mu masegonda atarenze 5 kiba cyatangiye gushonga. Nkuko twabigarutse rero iki kiyaga kikaba gituye hano hirya muri Tanzania ahitwa Ngorogoro mu birometero bike cyane uvuye mu ntara ya Arusha. Kikaba gifite ubuso bwa kilometero 1040. Agace kawe tino muri United States of America abenshi bakunda kuhita mu gace ka asbestos. Iki ni ikinyabutabire gishobora kuvanga n'umwuka ndetse gatuma uwo mwuka uhumana. Ibinyabutabire bishobora gutuma ubihumetse wese arwaye indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Ubyibuke neza mu Rwanda mu minsi yashize yatangiye kwamaganwa ikoreshwa ry'amabati mu bwoko bwa asbestos kuko yashyiraga ubuzima bw'abantu mu kaga ndetse akaba yaba intandaro yo kurwara kanseri y'ibihaha. Ngaho none hibaze ubutaka buriho ikinyabutabire cya asbestos aho wagenda hose. Bivuze ko aho wakwinjira hose cyangwa se wakanagira hose kuri ubutaka bwa Vietnam hita urwara kanseri y'ibihaha ndetse ukananirwa guhumeka. Bivuze ngo mu minsi mike cyane wegera ahantu cyangwa se uhakanagije ikirenge abagomba gupfa byanga bikunda. Ubwo iyo uhagiye ukamara umwanya munini mu masaha makeya uhita uhapfira. Hashira igihe kinini n'imyaka myinshi leta ya United States of America ibuza abantu kujya kuri ubutaka bwa Vietnam, ariko abantu bakinangira bakajya gusura ahantu bumva ngo ni hamayobera gusa, ariko abantu bakahapfira. Ujya mu mwaka wa 2022 hari hamaze gupfira abantu barenga 1200. Abandi basaga 800 bapfiraga mu rugo nyuma yuko bavuye gusura buno butaka. Leta ya United States of America yese ifata umwanzuro ko nta muntu n'umwe uzemerwa kongera kujya kuri ubutaka bwa Vietnam, maze buzuye ibyapa ahantu henshi by'uko nta muntu n'umwe wemere kugera kuri ubutaka bwa Vietnam. Bivuze ngo uwiyemeje kuhajya ababizi neza ko kuhajya ndetse no gupfa ari ibintu bibiri bijyana. Madidi National Park, iyi ni parike ya Madidi iherereye mu gihugu cya Bolivia. Aha ni ku nkombe z'uruzi rwa Amazon. Aha ni mu majyaruguru y'igihugu cya Bolivia ku gice cy'igihuza n'igihugu cya Brazil ndetse na Peru. Iyi pariki uyirebeye inyuma mbese uri nko mu ndege, niho hantu hambere heza mu gihugu cya Bolivia. Mu by'ukuri hateye amabengeza cyane cyane mu buryo bubereye ijisho. Gusa birimo imbere biratangaje ndetse biteye ubwoba, bitandukanye nuko waharebera inyuma. Iyi parike ni icumbi ry'ibimera by'uburozi ndetse n'ubumara buteye ubwoba ndetse n'inyamaswa n'udutuko duto dutangaje dufite ubumara buhambaye. Ubumara bw'utu dukoko n'izi nyamaswa ntabwo bushobora gukira habe na gato. Umuntu utu dukoko dukoze ku mubiri cyangwa se akaba yakora ku bimera buri muri iri park aba agomba guhita apfa nta kabuza. Ibaze ko buri kimwe kiri muri ishyamba ukoraho cyangwa kikagukoraho ubwabyo biba bihagije kubumara bwacyo bihita bukuzenguruka umubiri wose ako kanya ugahita upfa. Byumvikanisha uburyo no kubigendamo n'amaguru ubwabyo bitemewe, bitewe nuko utwo tunyamaswa ndetse n'ibimera byuzuyemo ubumara biba biri no hasi ku butaka. Mbere yuko dukomeza ikiganiro turakurakira gukana subscribe kugira ngo ujye ubana natwe niwakunze ibikubiye mu kiganiro twaguteguriye. Aha ni muri Gate of the Hell cyangwa se amarembo y'ikuzimu. Aha ni mu gihugu cya Turkmenistan. Iki ni icyobo kinini cyane kirimo gaze nyinshi cyane ndetse gihora cyaka umuriro mwinshi cyane umeze nko mu itanura. Iki cyobo abenshi bakizi usanga bakigereranya na ya gihono mu bashumba y'Imana bahora bavuga yuko izatwika
abanyabyaha ndetse n'abanzi kumvira Imana, ndetse abanyabyaha ugasanga buri gihe bahora bafite ubwoba bw'uko bazashya batwikiwe muri gihonomo, ndetse ugasanga kubera imiterere y'iki cyobo ariyo mpamvu benshi bahita ku marembo y'ikuzimu cyangwa se gate of the hell. Mu by'ukuri hakaba hibazwa igitera ubushyuhe, ariko bikaba byarabaye amayobera, ndetse n'izi gazi zihora zaka gutya hakaba habarizwa ubushyuhe burenga degere Celsius zirenga 500. Ibaze nawe amazi yatogose ni degere Celsius 100, ibaze ko ubushyuhe bwaho bukubye amazi yatogoshe inshuro zirenga 5. Hakaba haratangiye kwaka mu mwaka wa 1970, ubwo hakamaze imyaka irenga 50 haka umuriro amanywa nijoro. Ahantu rero hakaba habarwa nk'ahantu nyaburanga ku isi, kuko n'amafoto yaho ababereye ijisho kwa kerarugendo, ariko birazwi neza ko kuhegera ari ibintu bitemewe na gato. Iki cyobo kikaba giherereye ahitwa Daraza muri iki gihugu cya Turkmenistan. Ifite umuzenguruko wa metero zisaga 200 ndetse na metero zisaga 30 z'ubujyakuzimu. Lake of Karachi cyangwa se ikiyaga cya Karachi giherereye muri Ozaski muri Russia ni kimwe mu byiza nyaburanga bihambaye bitatse igihugu cy'Uburusiya, ariko nubwo kureba iki kiyaga ukirebe ahitegeye bibe bibereye ijisho, cyane cyane ko kizengurutswe n'imisozi myiza iteye amabengeza, ntawemerewe no kugenda hafi yacyo. Byonyine n'inzira zerekeza kuri iki kiyaga ntizemerewe no kunyurwamo, kubera yuko umuntu aba ari gushyira ubuzima bwe mu kaga. Kuri iki kiyaga habarwa nk'ahantu hambere mu isi handuye, atari kubw'umwanda dusanzwe tuzi, ahubwo ari ukubera ko hahumanye, bitewe n'uko amazi yo muri iki kiyaga yahumanye ku rwego rwo hejuru, akaba arimo ibinyabutabire bihambaye ndetse na aside nyinshi byagiye byanduza iki kiyaga, bitewe n'uko igisirikare cy'Uburusiya ariho basuzumira ibitwaro byabo bya kirimbuzi cyangwa se nuclear weapons. Niyo mpamvu buri muntu wese urenze ku mabwiriza yo kurujya kuri iki kiyaga aba agomba gupfirayo nta kabuza, ndetse bizwi neza ko hazengurutse kino kiyaga mu ntera nabura kilometero kimwe nta muntu wemerewe kuhagera, kubera ko aba agomba gupfa nta kabuza. Ngayo nguko rero, aha ni ahantu 8 mu isi hatiye ubwoba, ndetse hari amayobera menshi ku buryo uhageze wese kugaruka biba bitakimushobokeye. Ahandi hateye ubwoba cyane mu isi ni nko mu ishyamba rya Amazon, harimo ibiti birya abantu, ibiti bigenda, amafi arya abantu, amafi afite amashanyarazi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahandi hakaba ari Bermuda Triangle, akaba ari mu nyanja ya Pacific. Iyi Bermuda Triangle nayo ikaba ifite ubushobozi bwo kumira amato ndetse n'indege ndetse n'ibindi bintu byose binyuze hafi y'iyo Bermuda Triangle. Aha naho nta mayobera, nta muntu n'umwe uramenya ibyaho kugeza na n'ubu. Ibaze ko indege ya Malaysia Airlines yageze hejuru ya Bermuda Triangle ikaburirwa irengero, ndetse n'abashakashatsi bakagerageza kumenya aho yarengeye bakahabura. Aha niho dusoje ikiganiro cy'uyu munsi cya Jungle Time Show, ndetse turakura cyane gukomeza kubana natwe ndetse no kujya ukurikirana ibiganiro tugutegurira. Ciao ciao.